yewe komere bashirisi mu rugo yarisha abantu murabona neza twese mubanza mujye mbere ego Patrick ngiye gusenga shaza kongera umuhamagare bakimbitse amaterano yafunguye rwose bayo kwihangana Mana ni nziza Mana igira neza Mana ushimwe ko bakinguye insengero umuntu ntabwo ari uduhomamuru ese nawe waje mu Rwanda asabe ko numeshe ngo n'abaringa bajya bajya muri mete ngo bizakira ibintu bisago mbese bangamiye gusa umuntu azaririmba turirimba none neza no gusubizanya abaye nto none hodare ndabyo yawe no guhagarara muri ibi bizigata metero muri metero yewe kandi mubahiriza amabwiriza nta kundi akashanje nde ushimye Imana igihe cyari gishize n'ikinini kinini rwose ntabwo ndumva amashimwe arimo kungurumana reka da nukuri kandi ndabona uri bwuzure mwuka wera uyu munsi ugahanura witonde uhanure neza urumva washyizemo metero ngenda naririmba hariho n'agapfukamunwa ubu gahunda no kujya turirimba hariho n'agapfukamunwa ariko nta umuntu ari butahe yatukuye umunwa kubera ko rwose ntabwo sinzi rwose Imana yanjye simbizi ibintu amateraniro y'uyu munsi Mana simbizi ariko mu bintu byabaye muri iyi corona ko muri corona ntigeze nsaba ni ukuri kw'Imana ni ugushima Imana tukayigira maze wa mukobwa wo kwa Noza yishingiye we Pate Obara wabone warindirije reka nkubwire iyi corona yesize gakoze muhagarika kuri honora na wa musore wo kwa Gakebe wa wundi uririmba tenor ariko se reka muba ese yararirimbaga tugafasha nabiboneye n'umugore waratuje ukuntu Imana yamuhaye isezerano imubwira ngo azakora ubukwe none se ubwo bizagenda none ari kwigabura baramuhagaritse kwigabura baramuhagaritse bamuhagarika gute honora yini none se nuza nangwa inzoga ninde uzika n'amakuru ufite yega wa Kristo ya muri metero uri kurenza metero mbabarira nibagiwe Noza diakone ngenda namwibonye ari mu kunywa inzoga azakora inama ariko ubu ngubu baraje batubwire ngo aha twebwe turakizi icya mbere nuko tugomba kubaha Imana ariko cyo kora ni tugura ibyo Imana ishaka aha turimo rero turashima Imana yuko bafunguye insengero ariko hari amabwiriza tugomba gukurikiza irya mbere ni uguhagarara muri metero mu gihe utegereje kwinjira nk'uko nguko nyine aha aya turayakurikiza kubanza kwinjira ni ukubanza gukaraba uyu ni umuti wabugenewe wica udusimba twatera iyi ndwara turimo kwirinda icya gatatu ukigera mu rusengero kwicara ni ukwicara muri metero hagati y'umuntu n'undi no kwicara no kwicara kuzana mushumi yayindi bagirisha okay aha mwumva ukuntu bimeze mubanze mukurikirane gutura ni kuri mobile money mu ntoki ntibyemewe gukoranaho ntibyemewe udafite telefone udafite telefone ubwo gutura ntatura wenda yazatura ubutaha yazanye telefone uwutura yazatura ubutaha yazanye telefone yayashyizeho nuko amategeko ameze uwa mbere agapfukamunwa se ubu ngubu umuntu azajya ahumeka zamura ahubwo banza zamura neza namwe ndumva mukabije dore da noneho nkarabe kare nibyo mbega akantu shawe amabwiriza wayumvisha ukuntu ateye ndabona nabyubahiriza wakazamuye wowe ko bikonje se niko bisanzwe aha komeza neza agenda nk'abana bo mu kiburamwaka ndakanyaga haku ubu ngubu ko bimura zamura agapfukamunwa aha komeza kagere ntya amabwiriza wayumvisha nayo umva yose oya ndabibona ayumvise no mu rusengero ubyibuke ndabyibuka
Ngewe ndumva nishimye ko amateraniro bafunguye. Wishimye ariko wibuka n'amabwiriza. Ndashyiramo metero siko batubwiye. Okay. Turashima Imana no. Ngewe ndi buhimbaza Imana ndi bubyine no mu materaniro. Kandi nizere ko mukurikiza amabwiriza. Mwari nta mashimwe menshi kuva twongeye guterana kandi twaherukaga guterana ku itariki 15 z'ukwa gatatu tukaba tugarutse guterana mu kwezi kwa karindwi kuri Imana icyubahiro cyane amatora agiye kugaruka twongere indaziza imbere mbese Imana igiye kongera itugirire neza byari byose twaragezeho intebe y'ubumara tuzagura izindi ibintu byose twagiye tugurisha byose tugenda tubona ibintu nta kibazo kimwe abakristo barayafite amafaranga barayafite amafaranga barayazanye tuyabone reka baze n'imbuga y'ijambo ry'Imana twe tubeho n'imiryango yacu amafaranga yatajyaho menshi cyane ubu kiri mu mavuta nk'aya mbere kuko nanjye nari maze iminsi nsenga hari n'icyo Imana yambwiye tubazengera rwose amavuta tuyashakisha hari icyo Imana yambwiyeho kuko Imana niyo buhungiro bwacu gusa bashyizeho umurongo wo gutoreraho nta kongera kuyafata mu ntoki buriya tuzajya tuyabona nyine icyumweru cya mbere abakristo nabo barishimye cyane tugomba kugenda n'isi Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana cyane ko Imana yatugiriye neza kandi ko Imana yagiye ibana natwe twaherukaga guterana rwose mu kwezi kwa gatatu ariko rero tugarutse muri uku kwezi kwa karindwi rero dutangiye iteraniro ryacu. Haleluya. Rero tugiye gusenga Imana, ngiye gusaba Perezida dusengera Imana, naho dusengera Imana ubwo turadutangiye iteraniro ryacu rero tumwakire. Mana turagushimiye. Tugushimiye ineza yawe no none Mana twongeye kugaruka ndakwinginze rero kugira ngo ukomeze uturengere tukigera mu rusengero rero nirukanye dayimoni watuza Mana tujye duhora twibuka ubupfukamunwa kandi twubahiriza amategeko yose ya leta y'utegeka urakoze urakarama ni mu izina ryawe Yesu amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tugiye kwakira pasiteri wacu ariko mu gihe tugiye kumwakira kugira ngo akomerezeho gahunda zose tugiye gufatikanya kuririmbana umuririmbyi wa 21 mu ndirimbo z'agakiza igitero kimwe uvuga ngo nimuze turebe imbere nimuze turebe imbere Haleluya abakristo. Twari tumaze iminsi twibereye mu ngo zacu no mu magahunda atandukanye. Reka rero dufatanye ijambo ryanjemo riri muri Zaburi 46 ni umurongo waho wa kabiri. Umurongo wa kabiri ni wavuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu. Kandi akabamo gufasha utabura kuboneka.
Haleluya. Nikora imirimo niyo gushima. ishimwe Amina. Ubu tugiye kwakira umuririmbyi adushyiraho indirimbo natwe dutanga amaturo, ariko buri wese aha Imana agaciro uburyo Imana yamurindiye abana ikamurindira umuryango muri iyi covid ntihagire n'umuhura n'ikibazo. Buri wese naha Imana agaciro ashyire kuri iyi kode nk'uko umudiyakoni wacu yababwiye kode duturaho ni iyi ngiyi. Buri wese naha Imana agaciro akurikije imirimo Imana yakoze atanga amaturo. Umuririmbyi wacu se indirimbo twese tunatanga amaturo. Akiza amashimwe y'abanama avuye kundibaza umutima wanjye ntawandenge nabona mubanye na Yesu imirimo myiza dukorera ituma durenga ubwenge bwanjye. Imirimo myiza dukorera irenze ubwenge bwanjye. Himbazwa Yesu we, ni wowe ugira icyo urema warangiza ukagisoza. Ni wowe ugira icyo urema warangiza ukagisoza. Nawundinge nabonye uhanye na Yesu, nawundinge nabonye uhanye na Yesu. Yaravuze ngo nimutange kimwe cy'icumi n'amaturo nanjye nzabaha imigisha. Buriya rero uramutse utanze amaturo yawe ugatanga icyacu ugatanga ibyo bigusaba, nawe mu minsi iri imbere wazareba abantu bose covid ariko wowe ntiyakugeraho, abantu baterwa n'inzara ariko wowe ntiyakugeraho. Mwese muhe Imana agaciro kayo. Ibyo Imana yagukoreye mubihe agaciro. Ibyo Imana yagukoreye nawe ugira icyo utanga mu nzu yayo. Ibi mbonye ni ibiki? Murenzi iyi mesaje ya 500 ni iyande? Ni iyawe? Ayo maturo 500 niwe yatanze? None se ndimo amafaranga angahe? None se ni make? Nese duheruka gutura ryari? Si icyumweru cya kabiri cy'ukwa gatatu. Nese ajya mu bihende turi mu cyumweru cya nyuma cy'ukwa karindwi. Bagomba kuba utuye buri cyumweru atanga 500 harimo n'icyacu. Ariko narakabaramara. None se ukavuga ko 500 ari make? Nese ntabwo buri cyumweru batura. Amafaranga y'amaturo n'ubundi murayama. Ese si icyambere ndimo amafaranga. Ariko ubundi reka mubwire urumva. Ntabwo uzenya kwabagamo imbere. None sinda ari kujya mu iki muri covid. Ariko indazira ntabwo amaturo yari agomba kujyamo. Nese ntabwo ndimo amafaranga y'amaturo. Harimo ibyumweru 19. Harimo ibyumweru 19 agomba kuba utuye ibihumbi. Ahubwo se nandi mafaranga yaragurishije n'umwenda yaje. Yansubiza. Yansubiza.
Ndewe amafaranga nanjye. Mwiriwe neza fani. Okay, hano rero ku rusengero ikibazo gihari, amategeko barimo kuyica, bafatanye, pasiteri arimo kurwana nawe kirisitu bapfa amaturo. None mwamfasha rero mugatebuka mukagarura umutekano kuko bimeze nabi. Nimumfashe rwose mutebuke. Mwambabariye kuko